nahisemo kwiyamamariza kuzaba intumwa ya rubanda. Icya mbere nuko mu mikurire yanjye numvaga nshaka kuzakorera abanyarwanda, kuzakorera igihugu, ariko ntabwo nari nzi ngo bizaca mu zihe nzira. Ntabwo nari nzi ngo nzaca mu budepite cyangwa mu bumeya cyangwa muki. Njye numvaga ibyo ari byo byose mu ndoto zanjye nshaka kuzakora ibintu bituma mba umugaragu w'abanyarwanda. Ubwo rero igihe kigeze, inspiration yaraje, niyamamariza ubudepite. Ubwo byumvikana ko habanje process zo kumenya ngo ariko iyo umuntu ashaka kwiyamamariza ubudepite ni ibiki abasabwa. Ngana komisiyo y'igihugu y'amatora ima orientation, hanyuma mbona ko ibyo bansaba nabyuzuza, barabinuma. Iyo ni step ya kabiri, ndabishaka mbigeraho. Ubwo mbona ngize amahirwe bemeje kandidatire yanjye. Ubwo nsa naho nari nangiye indoto zanjye kuzishyira mu bikorwa. Gushaka imikono ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, ni ikintu gisaba kwiyangaje. Impamvu icya mbere ujya gushaka imikono, ugiye gushaka imikono, mbere na mbere hari igihe aho ujya utaranahakagera bwa mbere. Nabo usaba imikono rimwe na rimwe akaba ari abantu ugomba kumvisha gahunda zawe batari bazizi. Icyo gihe rero ntabwo ari ikintu kiba kikorohera, ni inzira ndende, kandi bikaba bigusaba kuzenguruka muri buri karere kose k'igihugu nta na kamwe usizemo. Byumvikana ko rero ntabwo cyari ikintu cyoroshye, cyane ko cyari gifite igihe kigomba gutangirira, kigomba n'igihe no kurangirira. Ubundi umuntu ajya gutegura imigabo n'imigambi, akenshi arareba ariko ubundi iyi migabo n'imigambi ngiye kugezaho abanyarwanda barayikeneye, hari akamaro izabamarira, ese ijyanye n'igihe tugezemo? Ibyo byose nabanje kubitekereza mbere y'uko njya kubabwira imigabo n'imigambi. Njye naricaye ndareba mu Rwanda, nsanga ikibazo duhuriyeho hafi ya twese ari ikibazo cy'ubushomeri, ikibazo cyo kubura akazi. Rwose ubushakashatsi bwarakozwe bugiye butandukanye ko byibuze 70% y'urubyiruko mu Rwanda rudafite akazi. Urumva ni ikibazo gikomeye. Nimba urubyiruko 70% rudafite akazi, kandi akaba ari narwo hejuru ya 70% rwo rutuye igihugu, kandi tukaba tuzi ko urubyiruko ariyo mizero y'ejo hazaza h'igihugu, bishatse kuvuga ngo dufite urubyiruko rudafite akazi uyu munsi wa none, bigakomeza gutyo, urubyiruko rubayeho nabi, bishatse kuvuga yuko ejo hazaza tutazagira n'igihugu cyiza, kubera yuko babandi bakagombye kuba bakigira cyiza ntabwo uyu munsi wa none bari muri condition wenda z'ubuzima bwiza. Nsanga rero nindamuka mbaye intumwa ya rubanda, nzasaba abadepite bagenzi banjye tuzaba turi kumwe, ndetse no ku nkunga ya guverinoma, birumvikana iki kintu kukivuganira kikaba ari ikibanze mu gushyigikira urubyiruko, uburyo kirwava mu bushomeri rukabona akazi, ndetse no kuruha amahirwe menshi yo guhanga akazi. Kimwe muri byo natekereje, hari gahunda nyakubahwa Perezida wa Repubulika atubwira buri munsi yo kwemerera abashoramari bakaza mu gihugu. Numvise rero nazasaba guverinoma ko habaho kureshya abashoramari mu buryo burenze ubwari busanzwe buriho, cyane cyane hitawe kuri ba bashoramari bashora nk'imari mu bintu bitanga akazi, cyane cyane binaha akazi abantu benshi kandi bakiri urubyiruko. Urugero nko kuba bashinga inganda za company za ONG, ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye n'ubukerarugendo. Nasanze rero ko icyo kintu kibayeho hazabaho cyazagira umusaruro. Ikindi nanone cya kabiri ni ugutanga amahugurwa arenze wenda atangwa, dore yuko yenda ayo mahugurwa batangwa, ariko noneho atari bose bagira amahirwe yo kuba bagerwa kuri ayo mahirwe yo kwihangira akazi. Kwihangira akazi ni ikintu cyiza, kandi abagiye bagira amahirwe yo guhura nacyo byabagiriye akamaro. Ubuhamya bwinshi tugenda tububona. Rero hakaba habaho amahirwe, byibuze tukamenya ko buri mwana wese cyangwa se buri munyeshuri urangije segonderi yagize amahirwe yo guhura n'ayo mahirwe yo kumenya kwihangira akazi. Ikindi cya gatatu ni esprit morale, ni uguha morale urubyiruko.
turwumvisha ko uyu munsi wa none nimba ubuzima yenda butari bwiza, kondisiyo atari nziza, ariko hari ahabo gushora ibitekerezo byabo no gushora amaboko yabo kugira ngo ejo hazababere heza. Esprit morale nacyo ni ikintu gikwiriye mu rubyiruko, kumva ko rushoboye ko kandi ruzagera ku byiza niba bikesha kwihangana ndetse no gukora cyane. Nkuko navuze yuko nzasaba guverinoma ikabigira icyo kibazo ikakigira ikibanze, nuko guverinoma izi urubyiruko, urumva akamaro karwo, urubyiruko rwateguwe neza, urubyiruko rufite ubushobozi. Ndakeka rero ninsaba guverinoma ko ikemura ibibazo byinshi guverinoma, ariko noneho ngiye nzasaba by'umwihariko ikibazo cyo kwita ku rubyiruko ko yakigira ikibanze, kubera ko urubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo hazaza, nirwo tuzakesha iterambere. Rero uburyo bwakorwamo, nasaba ko byibuze umwana kuva wenda akiri muri primaire akajya muri secondaire batangira gutangira kumumenyereza, kumuha amahugurwa mato, kumuganiriza mu buryo bwo kwihangira akazi, hatabayeho gutegereza ko umuntu arangiza kaminuza cyangwa arangiza secondaire. Mbese hakabaho kubwira umwana yuko urabona ko abana bose bakura bavuga ati nzaba umudepite, nzaba president, nzaba meya, nzaba umusirikari, bakumva ko hari n'abagomba kuzabaho batunzwe n'ibikorwa ngiro. Tugatangira mbese guforma abana no kubakoresha twa formation dutoya, nko kuba waha umwana exercice ati kora iki, kanika igare, gira gute, umwana agatangira kugenda byiyumvamo. So ni ugutangira kuganiriza abantu bakiri bato kuruta uko batangira kubaganiriza barangije za kaminuza cyangwa barangije za secondaire. Kimwe muri byo nanone natekereje ni gutanga serivisi nziza, cyane cyane mu Banyarwanda. Ngiye birambabaza cyane iyo ngiye ahantu, yaba ari muri company nangwa se muri banki cyangwa se ahandi hantu ku muyobozi, nkasanga rwose serivisi nziza idakorwa nk'uko bisabwa. Nasanze rwose Abanyarwanda tugomba kwimakaza umuco wo gutanga serivisi nziza. Impamvu gutanga serivisi nziza nabishyize imbere, burya gutanga serivisi nziza ni kimwe mu bintu bishobora kuba ikintu kiri touristique, gishobora kwinjiza amadolari mu gihugu. Icyo nasaba Abanyarwanda by'umwihariko ni ugusaba yuko batekereza kuri iyi migabo n'imigambi yanjye, nimba koko babona ihamye, ikwiriye, izabagirira akamaro, hanyuma rwose bakazama amajwi yabo bakayamundagazaho, nanjye bakagira intumwa ya rubanda rwose ivuye muri bo. Ngewe uburyo ndi kwiyamamazamo burama icyizere ko 5% nzayibona gute. Niyamamaza mu buryo navuga ko ari live, no kujya kuri tele, ndetse nkiyamamaza mu buryo bujyanye na social media. Ibyo byombi nkaba narabihariye byibuze kimwe 50% n'ikindi 50%. Rero nasanze abantu benshi u Rwanda rumaze gutera imbere, ni byiza, abantu benshi bakoresha social media. Nasanze ubwo buryo buri kumfasha cyane kandi butuma niyamamaza ku bantu benshi mu gihe gitoya.